Uwiteka Imana yongere kubishimira, ndabashubuje mu izina rya Yesu Kristo. Imando nk'uko bisanzwe ndi hano dusangira ijambo ritoya. Mwuka wera yaduhitiyemo uyu munsi, turasoma muri Matayo 3, Matayo 18:3, haravuga ngo, arababwira ati, ndababwira ukuri yuko nimudahinduka ngo mumere nk'abana bato, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Uwiteka Imana Nyiringabo, mu izina rya Yesu Kristo, nongeye kugushimira ineza yawe Mana. Ndagushima ko twongeye kwicara hano duhumeka umwuka w'abazima. Mwami, njye ntacyo nzi, nta n'icyo nshoboye. Ndakwinginze ngo umwuka wawe wera avugire muri jyewe, avugane n'imitima yacu, atwigishe, atumenyeshe icyo ashaka ko tumenya, kandi akomeze gukurikirana rino jambo kugira ngo riterwe mu mitima yacu, rimere, rigire imbuto nziza ziduhindurira kwihana, ndetse Mwami Imana no gufasha abandi. Uwiteka Nyiringabo, tubangamiye buri mbaraga y'umwijima yose yahagurukira gutangira rino jambo. Iyo mbaraga tuyifashe mpiri mu izina rya Yesu Kristo. Dutwikirije buno butumwa amaraso ya Yesu Kristo, ndetse natwe ubwacu n'abacu bose n'ibyacu bitwikirije amaraso ya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Ijambo ritubwiye ngo ukuri kumeze ngo nimudahinduka ngo mumere nk'abana bato, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Kubera iki Imana idusaba kumera nk'abana? Ko hari ibintu biranga umwana bitaranga umukuru. Iyo dukuze duhinduka tukabireka, kandi uko gukura imbere y'Imana ntago ikwishimira. Kuko iyo ukuze ukamenya ko wakuze, iyo wimenye ko wakuze, ubundi hari ibintu uba utagisaba, hari inama uba utakigisha, kandi uzikeneye mu buzima busanzwe. Uzabone iyo umwana akuze iyo akiri mutoya kudipendingaho, iyo ageze aho agera akava iwawe akagenda akajya kwikodeshereza, akenshi abo bana ntago bakunda, keretse iyo mwubatse ubushuti cyane ku buryo bakwizera cyane. Ariko hari abagenda ntibagaruke kukugisha inama buri munota, ahubwo akaba yaza kukubwira ikintu cyamaze kumuyobera, yamaze kugikora nabi, byamaze kubyara ingaruka, ibintu nk'ibyo cyane. So umwana uri mu rugo umwana uri mu rugo, umubyeyi umufiteho control, ariko iyo asohotse control ntabwo ibikiri nyinshi. Hari ibintu byo kuvugana, gushyira hamwe, kumvikana. Ni kubera iki Imana idusaba kumera nk'abana? Umwana, igihe cyose uri umwana, ibintu byose ujya kwa papa. Icyo ni icya mbere. Igihe cyose uri umwana wirukankira kuri papa. Iyo bikuyobeye wirukankira kuri papa. Iyo ufite icyo ushaka wirukankira kuri papa. Iyo ufite icyakuyobeye ujya ku mubyeyi. Iyo wumva ikirenze ubushobozi bwawe ujya ku mubyeyi. Iyo wumva hari icyo ushaka ujya ku mubyeyi. Kuko mu maso y'umwana umubyeyi we ni nkayo mana ye. Umwana akura ari wowe areba, ari wowe azi, ni wowe asaba icyo ashaka. Usibye ko isi igenda ibiduhindurira, ariko ubundi ni uko nguko bimeze. Imana rero idusaba kumera nk'abana icya mbere, kugira ngo tugume mu maso yayo, tugume imbere yayo, aba ariyo tubaza, aba ariyo tubwira, aba ariyo twambaza, aba ariyo tugisha inama, aba ariyo tuzanira ibibazo, aba ariyo tuzanira ibitwenge n'ibyishimo, aba ariyo tuzanira byose. Hari ibintu biranga umwana, icyo mvuze ni kimwe. Igihe cyose umwana yibona ari umwana, aza imbere yawe. Ubundi abana barangwa n'ukuri. Abana bazi kuvuga ukuri neza, yandi ibintu babivuga nk'uko byagenze. Ushobora kwinjira mu nzu, umwana akakubwira ibyabaye kuva mu gitondo uhavuye, umaze kurira moto kugeza uwo munota ugarutse. Uwaje mu rugo
aho yicaye, icyo bamuhaye kunywa, uko yari yambaye. Abana bazi kuvuga ukuri neza kandi babivuga innocently bakuye ku mutima, ntacyo bahishe. Umwana keretse umwigishije kugira ubuntu bwo gusesengura no gukata no gukuramo ibi no kugira, ariko ubundi umwana utaramenya kubeshya inkuru ayivuga nk'uko imeze. Iyo ni karagiteri Imana yifuza mu bana bayo, kuko igihe cyose inkuru kivuga nk'uko imeze uri innocent, ariko wowe wamenye kuyikuramo ukayongeramo ukagira gute, wagize ubuntu ubucakura. Ikindi kiranga umwana ni ukwizera, kwizerera mu mubyeyi we ari nta bibazo byinshi cyane. Umwana ashobora kuza akakubwira ati ndashaka ngurire indege, kandi akabikubwira bikuye ku mutima. Igisubizo uri bumuhe aragifata nk'uko kimeze, ku buryo ejo azanakubwira ati wambwiye ko uzangurira indege ngeze mu mwaka wa 5, none umwaka wa 5 ngugezemo, indege yanjye iri hehe? Wowe wabimubwiye utanakibyibuka, hari n'igihe wabimubwira ugira ngo arakina, ariko we arabizirikana kubera ko arakubona nk'umuntu munini ukomeye mu buzima bwe, ushoboye kumuha cyose yakeneye. Uko natwe niko Imana idushaka. Niba Imana ikubwiye ngo nzaguha iki, ikakivuga ukamenya ko kivuye mu kanwa k'Imana, izagisohoza. Igihe kiragenda kikitorora, igihe kikagaruka, izagisohoza mu gihe cyayo, irasohoza. Ntago tujya twishyiraho umunigo, ntisohoreza mu gihe cyayo. Iyo kitaragera no kuri irasohoza, iyo kitaragera ntibikora, ariko iyo kigeze irabisohoza. Kwizera, maze iminsi ntekereza ku ijambo kwizera. Nasomye inkuru y'Abisirayeli bari mu butayu. Ikintu cyabarimbuje kwari ukutizera. Imana yaravuze ngo nzabageza muri Kanani, ariko yageze ahantu irababwira ngo ubungubu ngo muzamuke mugende murwane, bati boya banze batwoherezeyo abajya gutata. Bagiyeyo baje barababwira bati twashize, twapfuye n'ubundi. Bari abantu ni banini ni barebare, twibonye nk'inzige kandi nabo batubonye nkazo. Usibye Kalebu na Yosuwa, baravuze bati ntago byakunda, baratwica Imana, kubera icyo ushaka kutumarira mu butayu. Imana yababajwe n'ayo magambo, kuko Imana yababwiye mbakuye muri Misiri ndabajyana muri Kanani. Ntibigeze bizera ko yasohoza ijambo yababwiye. So kutizera rero ni icyaha. Imana ishaka ko twizera nk'abana batoya. Imana nibikubwiye ngo nzaguha inzu mwana wanjye, iyo nzu izayiguha, ariko apana guhagarara hagati, gutangira kuyishakira inzira nk'Imana. Cyacu ni ugusenga tukizera tugakomeza ubuzima. Bucya rimwe icyo Imana yavuze ikagisohoza. Hari ibyo imaze kugukorera utigeze umenya uko bizaza, yakubwiye ukumva ari nk'inzozi, ukavuga really izabikora gute? So aho ngaho rero turahatinda ko izabikora gute, tugatangira no gutangira kuyishakira inzira. Aho ngaho niho tugwa, niho tuzanira bwa bwenge bw'isi tugatangira kubuvanga muri kwa kwizera kwacu. Ubundi Imana yashaka ko twizera nk'abana. Umwana arangwa no kwizera ari nta bintu byinshi yongeyeho, atagiye kugushakira inzira no kugufasha ngo bizagenda gute. Oya, mama ndashaka indege, akagenda. Igihe umuhaye ko azagaruka n'icyo azagarukira, indege yanjye iri hehe? Uwiteka Imana ashaka ko tumwizera nk'abana batoya. Ikintu bita simplicity aricyo cya gatatu kiranga umwana. Simplicity sinzi uburyo nakivuga mu Kinyarwanda, ariko ibintu koroshya ibintu, kubaho ubuzima bworoshye. Rega hari ijambo rivuga ntabwo nibuka niba ari mu migani ya Salomo, ntabwo ari mu migani, ni mu Mubwiriza. Havuga ngo Imana yaturemye tworoheje, ariko nitwe twakomeje ubuzima. Ikintu namenye Imana imaze kunsanga muri 2016, namenye uburyo umwami Yesu akunda ibintu byoroheje.
Mana no gusenga barabikomeje, no gusenga barabikomeje. Niyo mpamvu akenshi ubu duhagarara tukipimira ku bantu bazi basenga, tukavuga ati jye sinzi gusenga. Umuntu akubwira ngo sinzi gusenga, nta muntu uzi gusenga burya. Mwuka wera niwe utujyana kuri Kristo. Ariko kugira ngo tumenye iyo nzira itugeza kuri Kristo na mwuka wera, kubana nawe ni ibintu bisaba simplicity, bisaba kuba ukuri no kuba uwuriwe no kwiyoroshya. Ntabwo burya gusenga usengera hejuru, gusenga ntabwo ari ijwi. Namenye ko ushobora kwicara hano ncecetse ariko mu mutima wanjye ndimo kuvuga. Iyo urimo gusengera mu mutima, mu ijuru wumvikana nk'umuntu uhagaze ufashe mikorofone, hariho na loud speaker, indangururamajwi zirya. Urumvikana neza imbere y'Imana n'abamarayika, buri kiremwa kiri mu ijuru kikakumva, kandi urimo gusengera mu mutima. So umwuka wera atuye muri twebwe. Gusenga si ijwi, gusenga ntabwo ari igihe kirekire umaze. Umuntu ashobora gusenga amasaha 2 ari yakubita ku gikuta, isengesho ryiwe ritarengana hano. Ariko undi ashobora gusenga iminota 5 akaba arinjiye, ikirere kigafunguka. Gusenga barabikomeje, nasanze turushywa n'ubusa. Niyo mpamvu abantu benshi batishimira agakiza, niyo mpamvu ibintu by'umwuka tubikora bituvunye, dusa nk'abahatiriza, nk'abakurura, ntibituryohere. Nuko tutamenye ko ibanga ari ukoroshya ibintu. Urazi ko buriya Yesu Kristo igihe cyose yamaraga asenga, ntabwo yabaga asenga nkatwe ko turimo gusenga. Bajyaga basoma Zaburi cyane cyane ya 91. Ibyo byose nabimenye ndi mu mashuri y'Imana n'intumwa ze. Ariko ubwo yajyaga gusenga wenyine, yagiranaga ikiganiro na se, akamubwira byagenze gutyo, uyu munsi twagiye Kaperinawum, twahuye n'aba, nigishije ahangaha, bano baje baba hejuru y'inzu, ku gisenge cy'inzu bakuyeho amabati, banyuzeho umuntu wari uremaye bamusunika hasi, abantu bari buzuye. Akamubwira uko umunsi wose wagenze, nuko bakaganira. Akamubwira nanone ibyo ari bukore uyu munsi, ko uyu munsi ugende, uyu munsi ujya ahangaha, urakiza uriya mugabo uri bube ari kuki hahandi hari umugabo wari umaze imyaka myinshi, nuvayo urajya Galilaya, uragira akahabwa instruction z'ibyo ari bukore. Ejo akaza agatanga raporo uko umunsi wagenze. Kusenga no kuganira n'Imana na data. Hariho amasengesho yirukana abadayimoni, hariho amasengesho y'intambara, yose arahari. Ariko ntabwo tuba turi mu ntambara buri munota. Niyo intambara zihari, hari guhangana n'abadayimoni, nta guhangana na so muraganira, hanyuma abadayimoni ugahangana nabo. So ibintu bimwe rero twarabikomeje kubera imihango y'idini, kubera ababitwigisha, kubera kubivangamo ubwenge bwinshi bw'isi. Imana ntishaka ko tuvanga ubwenge bw'isi mu byayo. Ngwino wowe nk'umutima wawe, ngwino babiri twiherere. Kandi uko niko ijambo rivuga. N'umuririmbyi niko avuze, ngwino twiherereye nawe. Iyo wiherereye n'umuntu mukora iki? Muraganira mwirekuye, ntumubeshye, ntugire n'icyo utinya, kubera ko nta wundi muntu uhari. Actually iyo niyo password yo kwiherera. Iyo wiherereye n'Imana urabohoka. Hari ibintu byacu tutabwira abantu bose, kuko ubibwira abantu bakabivuga bakagira gute. So iyo wiherereye na so nta muntu uhari, ubivuga umubwira wumva ubohotse. Impamvu abajya muri za counseling bajyayo bagakira ni iyihe? Bakabohoka. Ajyayo akakubwira byose uko byagenze, nta wundi muntu uhari, arabohotse, arakwizeye, akarira, akimyira, hanyuma kumva araruhutse, ubundi akafata akagenda. Ubundi ugira ngo hari umuti babaha? Nta muti babaha, ni ukukumva ukarira ukimyira, kuko hari babuze ababumva. Nuko nguko. So iyo wabyemeye rero na Yesu agukorera counseling, uragenda ukamubwira byose. Noneho ibaza umuntu uzi ngo ntari bubibwire n'abandi, ukarira, uhanze ugahaguruka, ukagira gute, ukagenda. So ngwino twiherere. Simplicity ni ikintu kibuze cyane mu bintu byose, kandi nicyo kintu kiri gutuma urugendo rw'agakiza rudukomerera. Imana ishaka simplicity.
shaka ko tworoshya tukiyoroshya natwe ubwacu tukoroshya n'ibintu tukayegera tworoshye kugira ngo ikunde tumenyegane nayo, dufatagane ku rwego rw'umwana na papa, hanyuma ubundi tugirane ubushuti. Icya kabiri, tukiga kuvuga ukuri, kuba abo turi bo. Wijya imbere y'Imana uvuga ngo Mana manitse amaboko ndagushima, kandi mu mutima wawe urimo kurira. Icyo niyo kintu cya mbere nabanje kwiga muri iyo myaka. Imana ivuga ngo muze nk'uko muri, burya ntabwo tubisobanukirwa. Ngwino nk'uko umeze. Kuza nk'uko umeze ni ukuza nawe Mana uyu munsi nuzuye amarira, ndumva umutima wanjye ubabaye, byagenze gutya na gutya, ndihebye urumva. Iyo utangiye kubwira Imana ukuri nk'uko bimeze, jewe actually iryo sengesho rirankorera. Iyo ntangiye uko nguko, menya ko ngiye kugira ibihe byiza cyane, kuko njya kumara kubivuga nk'uko bimeze, nk'uko mbyumva, nkasanga n'ubundi umutima wanjye wamaze kumeneka, nkasanga natangiye kurira, ariko itangiye ya formalite ya yindi, Imana ndagushima kuko batwigisha ko ugomba gusenga, ukajya ukisharinga ukagira gute, ugasanga n'ubundi ni ibintu bigumye birahaguruka ukagenda. Ariko iyo uvuganye n'Imana, zana ukuri kwawe, dusase inzobe nuko bimeze, mwana umbabarire nagucumuye uyu munsi nakoze iki, uriya muntu yambabaje namubwiye nabi, ndabizi ko ntagomba kumubwira nabi, mbabarira, nyeze untunganye, nyigisha kuvugana ubugwaneza, nyigisha kwihangana. Ujya kurangiza kubivuga neza uko nguko warimo wasenze isengesho ryagiye wageze kure, kandi mwuka w'Imana ari kumwe nawe. Simplicite, kuvugisha ukuri. Ikindi cya gatatu, kwizera udafite bizagenda gute, udafite ibibazo, udafite Mana uzabikora gute, ibyo ntabwo ari ibyawe. Icyawe ni ukwizera. Uwiteka Imana rero dufashe. Mana ndasaba ubuntu bwawe, uduhe ubuntu bwo guhinduka tukamera nk'abana, tukaza imbere yawe nk'abana, tukiyoroshya, tukaza tworoheje. Mwami Imana, tukakwizera kandi tukakubwiza n'ukuri. Ndakwinginze Mwami Imana ngo dufashe, uduhe ubuntu bwo kumera nk'uko ushaka, kandi Mana bihindure imitima yacu, kuko intego yacu ni ukuzakubona mu ijuru. Ndakwinginze rero ngo abatarabona agakiza ukabahe. Mwami Imana, abari batekerezaga ko batazi gusenga, ni ukuri uko kuri kwawe kubagereho, kandi ubaho ubuntu bwo gusabana nawe no kukumenya no kukwishimira no kuba mu rukundo nawe. Icyubahiro kikugarukire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, naho ubutaha.